Bakunzi babiza TV Rwanda mwese aho muri tubifuriza ibihe byiza kandi tubifurize ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda aho mwamuri hose. Ndabakunda cyane kandi nifuza ko mwamenya amakuru y'ubuzima, amakuru ya politike, amakuru bigezweho. Tumaze iminsi tubagezaho amakuru y'ubuzima, ariko uyu munsi reka ngere uko nagaruka ku bagabo, ngaruke ndetse no ku bagore cyangwa se ku bakobwa. Kenshi na kenshi mukunze kubona abagabo bakunda ngo abagore bafite ibibuno binini cyangwa se nyashi, ukumva umusore aritira bati ngiye ntabwo nakura n'umukobwa udafite nyashi, cyangwa se umugabo nati ubwo ngiye kurara rogi ngomba gushaka umukobwa byibura cyangwa se umugore ufite nyashi. Ukibaza se kubera iki abakobwa bakunda kwifotoza bagaragaza ibibuno byabo inyuma cyangwa se bagaragaza bya cya gice cy'inyuma, ugasanga ari kwifotoza nicyo ashatse kugaragaza muri kamera, maze kameramani nawe nk'uko yabyize kandi yabiherewe uburenganzira bwo gufotora ifoto nziza ati reka mbikore uko ubyifuza. Nitwa Eric Nshimimana. Uyu munsi reka turebe impamvu zatuma cyangwa se zituma abagabo bakunda abagore bafite ikibuno kinini. Ni impamvu tugiye kuganiraho kandi iyo mpamvu uribuze kumva umenye impamvu kuko impamvu abakobwa bafite ishingiro, impamvu abakobwa ibyo bakora ndetse n'ibyo bavuga usanga kuko biba birimo. Nitwa Eric Nshimimana, uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30, mu mirenge igera kuri 116 uri mu Rwanda kandi mu ntara zigeze kuri enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Uri mu burasirazuba bwa Afurika, uri mu Burundi, uri Repubulika Demokarasi ya Kongo, uri kandi Tanzania, Kenya, namwe muri Sudani n'abandi batandukanye, Sudani na Mali. Mwese mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Hari kandi n'abandi batwereka ko badukurikira ibiganiro byacu bari Canada, namwe muri Amerika muri rusange. Hari n'umuntu wese kutwandikiye uri mu Bwongereza. Namwese mbahaye ikaze mu biganiro bitandukanye. Rero bisanzwe bizwi ku isi yose kabo abagabo ndetse n'abasore hafi ya bose bakunda abagore ndetse n'abakobwa bafite amabuno manini cyane. Ibi bikunze kandi kugaragarira ahani mu gukebuka kwa buri kanya kuranga abagabo ndetse n'abasore mu gihe hari umugore cyangwa se umukobwa mwiza cyane utambutse, ariko bikaba akarusho iyo afite ikibuno kinini. Usanga kenshi mu mihanda itandukanye, yaba imihanda nyabagendwa za kaburimbo, abagenda mu mihanda cyangwa se ibyo twita street, ugasanga umukobwa aciyeho kubera ko afite ikibuno kinini, ugasanga abagabo baramutangariye, ugasanga abasore baramutangariye baturiye umukobwa kabisa araryoshye, afite nyashi zigezweho. Ikibuno kinini rero kikurura abagabo kenshi cyane ndetse n'abasore. Ikibuno kandi cy'umugore kigena ubwiza bwa kenshi, n'umugore cyangwa se umukobwa ufite ikibuno kinini akunze kubigendera ukabona ko rwose ari kubifiringa. Kuki se abagabo bakunda ikibuno kinini? Kuki akamaro k'ikibuno kinini? Ni akahe kamaro k'ikibuno kinini ku bagore cyangwa se ku bakobwa? Ese niki umugore ufite ikibuno kinini arusha abandi bagore batandukanye muri rusange, yaba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byateye imbere? Usanga uyu mukobwa atambutse rwose, cyangwa se mu mafilime atandukanye ugasanga umuntu mu director agiye kuba yakoresha filime atariko kubera ko mfitemo umukobwa mwiza ariko ufite ikibuno kinini, bivuze kumfasha kuzagira ama views, kuzagira ama content atwika kurusha abandi bafite ama content arimo abandi bakobwa. Gusanga kandi n'abahanzi batandukanye iyo bari gukoresha abakobwa mu ndirimbo zabo, usanga muri script baranditsemo umukobwa uzaza byibura ari ku shakinga body, ariko ashakinga ibice byo hasi, ni ikibuno muri rusange. Bisanzwe kandi bizwi ku isi yose ko abagabo ndetse n'abasore hafi ya bose bakunda abagore b'abakobwa bafite amabuno manini. Ibi kandi bikunze kugaragara ahanini iyo nk'ubonye umugabo ari nko mu modoka aratambutse, ariko nk'umukobwa yacaho yitambukira ukabona asa n'utwaye imodoka gake gake akareba uyu mukobwa. Kenshi kandi yagize amahirwe wenda bagahurira nko mu nzu mberabyombi, mu nzu z'utubyiniro, usanga yifuza kubyinana na wa mukobwa ufite ikibuno kinini. Ese ikibuno kinini gikurura abagabo cyane ni ikihe? Ese ikibuno cy'umugore kigena ubwiza bwe koko nko turi kubivuga?
kuki se abagabo bakunda ikibuno kinini? Kuki abagabo benshi cyane cyane nk'abagabo bafite amafaranga rwose aravuga ati rwose ntabonanye n'uriya mugore ufite ikibuno kinini, ntabonanye n'uriya mukobwa ufite icyo bita nyashi, ntabwo nabasha kuba naryoherwa. Ese akamaro k'ikibuno kinini ku bagore ni akahe? Ese ni iki umugore ufite ikibuno kinini arusha ufite ikibuno gito muri rusange? Rimwe na rimwe rero umugabo ashobora kutita ku isura y'umugore cyangwa se isura y'umukobwa umutambutseho, ariko agakebuka ashaka kwitegereza amabuno y'umukobwa afite. Ibi kandi bigaragaza neza ko nta gushidikanya hari ibyiyumviro byihariye umugabo cyangwa se umusore abigira iyo arebye cyangwa se bakoze ku mabuno y'umukobwa cyangwa se umugore uba uraho hafi. Umuntu kandi ashobora kwibaza impamvu y'igi imyitwarire iranga abagabo ndetse n'abasore iyo babonye ikibuno kinini cyane, ariko abicukumbura akareba neza, byose kenshi bikomoka ku cyo bita imyumvire cyangwa se icyo bita imiterere karemano y'ubuzima bwa muntu, cyane cyane nk'amahormoni ashobora kuba amukurira ku cyo bita imibonano mpuzabitsina itandukanye. Rimwe na rimwe hari imisemburo ikora mu mimerere ya muntu cyangwa se mu mikorere ya muntu. Iyo misemburo kandi rimwe na rimwe ikunda guhita ikwirukansa gutekereza kuba wakora imibonano mpuzabitsina y'umugore. Rimwe na rimwe kandi abagabo benshi bo ashobora kuba yanakifuza gukora kuri icyo kibuno gusa, ariko kuba yabona nawe akumva nta kibimarira, ariko kuba ari kukireba, kuba ari gufata akumva byose biramushimishije. Rero kuri iyi nshuro turagaragaza zimwe mu mpamvu nyamukuru zitera abagabo ndetse n'abagore bakunda cyangwa se batuma babaho gukunda byimazeyo abagore n'abakobwa bafite amabuno manini. Komeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro tukugezaho bya buri munsi, kandi nibikunda ujye ukurikirana amakuru yacu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tuba tugenda tukwandikiraho ibyo tugenda dupostinga hirya no hino hatandukanye, yaba kuri za WhatsApp, yaba kuri YouTube yacu Bizara TV Rwanda, ngira ngo urabyumva. Ikindi kandi tubere kugira ngo umenye ukuri, ese nubona wa mugore we niba ufite umugabo ukumva ngo yagiye, umenye impamvu yamutwaye, numenye impamvu kandi umukobwa nawe agukuyemo, niba wakundaga n'umusore ukabona umukobwa rwose wundi mugenzi wagukuyemo, uzamenye impamvu yabiteye. Icyambere rero nakubwira ni kamere y'abagabo muri rusange. Umusore cyangwa se umugabo kugira ngo akunde umugore cyangwa se umukobwa ufite ikibuno kinini ni kamere, ni karemano cyangwa se naturel, kuko nigeze kubikomozaho ku bijyanye n'imisemburo y'abagabo. Hari imisemburo ibakurira kuba yabaha ibyishimo, za oxytocin ndetse n'izindi na za melanine n'indi misemburo itandukanye ikorana ivubura iva mu gice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus cyangwa se mother of the hormone. Iyo misemburo yose iragenda igakorana ku buryo byibura avuga ati ibyishimo byanjye birahangaha. Ingingo rero cyangwa se inyigo yakozwe na Gallup ni kimwe mu byakoze kuri iyi zinyandiko zicukumbuye zigaragaza imimerere y'umugabo cyangwa se y'umusore. Umwarimu kandi muri kaminuza ya Labi yagaragaje ko muri kamere cyangwa se mu mimereho y'umuntu cyangwa se karemano ku mugabo cyangwa se umusore, abagabo harimo imyumvire y'uko umugore cyangwa se umukobwa ufite ikibuno kinini aba ari we wavamo umugore ubyara abana beza cyane. Ibi bikunze kugaragara usanga rimwe na rimwe ugasanga abasore ahantu bari mu dukuru dutandukanye cyangwa se abagabo bari gufata icupa rimwe bari kuganira bati rwose kuba umugore ufite umugore ufite ikibuno rwose wadukuyemo cyane. Biryoshya kandi imibonano mpuzabitsina. N'indi ngingo ya kabiri abagabo bakunde gutindaho cyane, usanga bari gukora amadebate atandukanye bavuga ati umugore ufite ikibuno gitoya, umugore ufite ikibuno kinini, ese umugore uzaryoshya imibonano mpuzabitsina ni uwuhe? Uretse akakubwira ibye undi akakubwira ibye, ariko abagabo benshi bakunza guhuriza ku mugore ufite ikibuno kinini ati ewana byushya cyangwa se ateza imbere imibonano mpuzabitsina ariryoshya cyane. Nibyo bagenda bavuga. Ku bagabo rero ndetse n'abasore benshi iyo babonye umukobwa cyangwa se umugore ufite amabuno manini kandi aremetse neza, nta kindi bahita
batekereza uretse imibonano mpuzabitsina ndetse yabahuza hagati yabo. Ati twahurira aha rimwe na rimwe usanga umugabo yanategetse ubundi twahuriye nko ku musenyi, twahuriye wenda ahantu hihereye wanza byaryoha. Abagabo rero bumva ko umugore uteye atyo ashimisha cyane cyane umubiri muri rusange cyangwa se abashimisha cyane mu buriri. Icya gatatu nakubwira cyangwa se indi ngingo ya gatatu naguteguriye, bumva ko amabuno manini ariyo afatika, ari touchable, ari tangible cyane ku buryo bumva abamerewe neza. Benshi rero mu bagabo babajijwe impamvu bakunda amabuno manini ngo bavuze ko ikibuno kinini kiryoheye ugikorakora cyangwa se kuba kiri touchable wagifataho ukacyumva. Ibi kandi ni kamere ya benshi mu bagabo kuko akenshi bashimishwa n'ibintu cyangwa se n'ibintu bibiri, ari byo kureba cyangwa se touching ndetse no gukorakora cyangwa se gukorakoranaho, icyo bita palpation cyangwa se to palpate, like nko kuba wafata uko akundi kuntu ushobora kuba wafata ku kibuno cy'umugore cyangwa se cy'umukobwa umanura slow motion, like ubumva nyine abagabo bumva ko byibura bya bintu bishobora kuba bibaryohera. Abagabo kandi rero babashimishwa cyane no gukoraho ku kibuno kinini cyane. N'ingingo ya kane nakubwira nuko ngo amabuno manini cyane aranipa, like nyine kunepa, like nk'igihe abantu bakunda kuba bafite iriya mifariso cyangwa se za matura nini, kuba ziri like ziba zifite air space, nyine kuba zikoraho zikanepa. So nabo bumva kuba umukobwa ufite ikibuno kinini guys kiba cyumva kinepa nyine to. Mu gihe rero cy'imibonano mpuzabitsina ngo abagabo banezezwa n'umugore ubyibushye cyane cyane ku kibuno, kuko ngo gituma umugabo yumva ari kuwa ahashaje kandi hanipa neza cyane kandi hashyushye, kuko ngo bagaragaza uburyo kiriya kibuno kinini cyane kiba gifite temperature nyine y'umukozeho temperature iriyongera. Kandi ni nature y'umuntu kuba umugore afite ubushyuhe, umusore afite ubushyuhe, ni way of attracting, ni way of circulation ya blood. Nukuvuga ngo amaraso arihuta cyane. Uko amaraso yihuta cyane uri muri iri action ya rapport sexuelle, bituma ya mibonano mpuzabitsina yirukanka kubera ya maraso n'ubundi za blood ziba ziri kuba direct zirukanka cyane zerekeza ahantu igikorwa kireka. Mbabwire ukuntu blood circulation cyangwa se imitemberere y'amaraso mu mubiri, buriya igice kiri gukora cyane amaraso yirukanka ajya kwa supportinga kugira ngo niba hari imbaraga zigutakazwa ya maraso yoherezeyo nutrients, yoherezeyo ibintu bikungaye kuri energy. Like niba uri gukoresha kira gice cya testicles cyangwa cya penis, nukuvuga ngo amaraso yirukanka yirukira kugira ngo ajye gufasha cya gice kiri gukora muri rapport sexuelle kugira ngo byibura amaraso atembere, bityo na bwa bushyuhe bube increased, just kwiyongere cyane ku buryo niba uri gukora sexy cya gice cyongere umuvuduko. No ku mugore nuko rero. So abagore bumva ko byibura iyo bari gutouchinga ku kibuno kinini cyangwa se ku mabuno manini baba byohereza imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi indi ngingo ya gatanu bavuga ko abafite ikibuno kinini bakunze kuba abanyabwenge. Like ndaje mbikubwira, no kuvuga ngo ingingo yakoreye muri kaminuza ya Oxford ni university hariya rwose ikunda gukora ubushakashatsi cyane ku buzima bwa muntu, imitekerereze ya muntu, ngo yagaragaje ko abagore ndetse n'abakobwa bafite amabono manini akenshi baba bafite n'ubwenge bwinshi cyane kurusha abafite amabono matoya. Ntago mbizi cyane, ntago nimbizi, ariko ni ingingo nanjye menye kugira ngo mu byumva. Ibi ngo biterwa cyangwa se n'ibinure byinshi cyane biba ku kibuno, bita kandi imisemburo yitwa omega 3 cyangwa se omega 3 yiyongera cyane kandi ari nayo ituma ubwonko bukora neza cyane mu bijyanye n'ubwenge cyangwa se thinking, gukora cyane. Murabizi ko brain cyangwa se ubwenge ni part of the body ituma icontrollinga ibikorwa bya muntu, imimerere ya muntu.
like niba ushatse gukora ikintu runaka ni ubwonko, niba ushaka rapport sexuelle cyangwa sexual intercourse ni ubwonko butuma bukwerekeza kuri icyo gice. Niba like everything we did in our life, bya bikorwa byose tuzakora mu buzima bwacu, mu bitekerezo byacu, ni ubwonko bikontorora kwa. So ikindi cya gatandatu rero nakubwira nuko ngo bigaragaza umugore ufite ubuzima bwiza. N'ingingo ya gatatu naguteguriye, umugore cyangwa se umukobwa ufite amabuno manini ngo bigaragaza ko nta kibazo cy'ubuzima afite, ndetse ngo n'abagore n'abakobwa bateye gutyo baba bafite ububasha bwo guhangana n'indwara nyinshi cyane nk'uko bitangazwa n'abahanga mu by'ubuvuzi, cyane cyane bakunda kwifatanya n'abari bakunze gukora mu masomo ya filozofi cyangwa se y'imitekerereze ya muntu. Ikindi cya karindwi nuko ngo ikibuno kinini cyane ku mugore cyangwa se umukobwa ngo kiratigita, like ni temptation, like nyine kuba vibinga, nyine gutigita mu cyongereza, nyine kuba gikolanuza motion ariko iri not dynamic, iri kinematic, like kinematic harimo movement, ariko dynamic usanga ari ya motion ibiri at the same time. So ngo benshi rero mu bagabo bakunda kujya mu tubyiniriro ndetse no mu biro bitandukanye, nigeze kubivuga haruguru, usanga mu gihe bari kubyina bakunda kubyina n'abagore cyangwa se abakobwa bafite ikibuno kinini cyane. Ibi kandi bibakundira cyane ko umugore cyangwa se umukobwa umeze atyo iyo ashimishije ikibuno, iyo abyinishije ikibuno yitigita cyane maze bigatera akanyamuneza. Mukunze kubibona mu ndirimbo zitandukanye z'abastar, rimwe na rimwe indirimbo zimwe ziri hit, usanga kenshi abahanzi cyangwa se abastar bakunze gukoresha abakobwa bafite nyashi, bafite like part of the body ziri behind zinini cyane, kubyo niba shakings the body usanga nyine gitigita nyine vibing like. So ikindi ndingingo ya gatandatu nakubwira nuko ngo ikibuno kinini ni ikimenyetso kiranga abagore. So guys, rimwe na rimwe usanga nk'umukobwa arashaka kwifotoza, arashaka kugira ishusho nziza cyane, arashaka kwigaragaza mu birori, usanga yashatse nk'agakanzu keza kari buzi kugaragaza ikibuno cye, cyangwa se umugore agiye nko mu bukwe, agiye wenda muri ceremony runaka, like ariko agashaka kuba yakambara nk'akakanzu, akadressing in good way, so like kari red color, kari black color, nzigiza zababwira ukundi what the reason why some ladies bakunze guhitamo wenda nk'ama red dressing, kwambara imyenda itukura, imyenda iri white, like so, cyangwa sanga yambaye wenda red and black, nyine impamvu bakunda kwambara nk'iyo myenda iyo bagiye mu birori. Ariko nowadays, like ku kiganiro bateguriye, nuko nk'umukobwa kuba ufite ikibuno kinini ngo ni ikimenyetso kiranga abagore, kikabashimisha cyane. For sure muraza no kutwandikira muri comment mutubwire the reason why, wenda namwe mubone impamvu, nawe ushobora kuba ufite impamvu ituma wifuza ko wagira ikibuno kinini. Nabonye bamwe baratangiye no kubyongeresha, ariko actually nyine mujye munabikontrola kuko naje gusanga harimo some effect. Rimwe na rimwe dukunda positive effect, ariko sometimes there is a outcomes, side effect ziri negative. Akenshi rero ngo iyo abanyabugeni bashushanya, iyo bagiye gushushanya umuntu w'igitsina gore, bibanda ku bice bibiri cyane, ari byo amabere ndetse n'ikibuno kinini. Kugira ikibuno kinini cyane rero ngo ni kimwe mu bigomba kuranga umugore n'umukobwa. Abakobwa benshi bikundira abagore bafite ikibuno kinini cyane kuko ari bo babihirwa ndetse no kuba abagore benshi, kandi ngo ateye neza ndetse nk'igisabo. No, sinzi nawe umvishe imvugo ikunda kugaragara mu basore ngo man uriya musita nyine tu ateye neza, ateye nk'igisabo. Me like I don't like that girls, ntabwo nkunda b'abakobwa bafite mu nda hanini. I like that girls like bafite mu nda hatoya ariko bafite nyashi. No, not nyashires, no. Nyashires no kuba umukobwa afite nyashi ntoya. So nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe ukoresha kubiganira kugezaho bya buri munsi, ndi neguza naho bitaha.